Bamwe mu bahinzi b'ibirayi bo mu ntara y'Amajyaruguru n'Uburengerazuba ntibarya iminwa ku gituma ibirayi bitaboneka ku isoko. Imbogamizi twahuye nazo ni ikibazo cy'ibura ry'imbuto, imbuto nziza y'indobanure yabonetse ihenze kandi iboneka hakiyashoboka. Cyane cyane twe nko muri Rubavu twagize ikintu cyo kugunduka kw'imirima, bakajya barwaza sempeshyi, ariko ari kubera guhora duhingamo ibirayi. Ariko leta y'ubumwe nidufasha, igafasha abahinzi, ikatwereka ukuntu tugomba, igashyiramo imbaraga kugira ngo nibura duhinduranye biriya bihingwa. Kuko kubitubwira gusa twe twenyine ntago tubyishobora, twarabinaniwe. Ariko ntihajyamo imbaraga za leta, guhinduranya ibihingwa bizashoboka. Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu by'ukuri nibe hafi, ikurikirane neza, nyine havemo abo bamamye, kuko nk'uko byavuzwe mu kanya no mu nama, nuko nk'imbuto imaze kuba nka bazi, abantu bashobora kuza bakayitwara bakayikuriramo ibyo kurya kurusha uko bayikuramo ibyo gutubura ngo baha abaturage nabo bahinge beze cyane. Twanakomeza kubasaba kugira ngo bakomeze bashiremo imbaraga, noneho ku buryo bavugana n'aba bashinzwe gutubura imbuto, bagatubura imbuto nyinshi ku buryo abaturage babona imbuto nziza zishoboye guhangana n'ubutaka bwacu bwamaze gusaza. Mu nama yahuje Minisitiri y'Ubuhinzi n'Ubworozi n'Ubucuruzi n'Inganda hamwe n'abahagarariye abahinzi b'ibirayi, amakusanyirizo n'abacuruzi b'iki gihingwa mu ntara y'Amajyaruguru n'Uburengerazuba, hagaragajwe n'ikibazo cy'amafaranga 5 ku kilo acibwa abahinzi n'abacuruzi buri uko bagurishije, bigatuma n'igiciro cy'ibirayi cyashyizweho na leta kidakurikizwa. Kuri aya mafaranga 5 rero bayaka abacuruzi kandi bakayatwaka nk'uko bari abantu bari kubisobanura yuko bayatwaka nta serivisi badukoreye. Nasaba ko ayo mafaranga akurwaho cyangwa akagabanya, cyangwa bakareba ukuntu babyaranje bakayakura ku bahinzi, cyane ko natwe nk'abacuruzi mu bajye kutubarira ibiciro ntago harimo ayo mafaranga 5. Minisitiri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Dr. Musafiri Iridefosi yavuze ko bagiye guhagurukira ikibazo cy'abatubuzi bakomeje gutuma imbuto itaboneka uko bikwiye ku bahinzi. Dukenera abatubuzi nabo bafite gahunda. Mu byo twaganiyeho kugira ngo turebe abatubuzi bafite gahunda bashaka gutubura neza imirima y'ubuziranenge. Abako twazanye na Rika, ni ikigo kireberera kubifumbira ko imbuto ituburwa neza y'ubuziranenge kugira ngo isoke ari imbuto koko. Turashaka gukora gahunda nziza kugira ngo tubakurikirane, wo duhaye imbuto, wo duhaye ibyo imbuto ya mbere, wo duhaye ya kabiri, gutyo tumenye ngo utuba ibirayi ninde, yitwa nde, ahinga he, azasorora imbuto ingana iki, azayisarura ryari. Noneho abantu bose bari muri system amenye ngo imbuto ingana gutya izaboneka igihe kiniki aha naha kwa kanaka, kugira ngo nibura tube tuvuze ngo uko tugenda tuzamuka tubashyira kuri 5% y'imbuto nziza, abantu baracyahinga iyo basikaje kuyo basaruye. Ahubwo twashaka kugira ngo tugende nibura nko kuri 40 50 umwaka utaha tugenda tuzana imbuto nziza isimbura ya yindi mbi abantu baba baritoraguye mu byo basigaye cyangwa bavanye hanze y'igihugu ituje ubuziranenge. So turashaka kugira ngo dushyire imbuto nziza tutse mu bushakashatsi. Ku bijyanye n'ibiciro by'ibirayi biherutse gushyirwaho, Minisitiri y'Ubucuruzi n'Inganda yagaragaje ko hari aho bidakurikizwa cyane ku birayi bya Kinigi. Minisitiri Dr. Ngabitsinze Jean Chrysostome yavuze ko hari ingamba zafashwe ku bacuruza ibirayi mu buryo butemewe. Icyo twasobanuye kuba twagera Burera, kuba twagera mu gitondo n'ahangaha, iyo ushatse guca mu nzira za panya nkuko tuzita mu zindi cyangwa se inzira zitarizo, ubu ngo ugiye ubushaka guteza ikibazo n'umutekano bwacyo, ntabwo dushaka kugera aho ngaho, kuko imipaka y'u Rwanda irazwi. Hari iyo tuzi hicaye ibintu bikeya twita ngo ni informo, abantu bahahirana nk'abaturanyi. Hari n'indi caho amakamyo n'ibindi byikoreye, yose irazwi, n'ibisabwa birazwi. Nta kintu nababwira no kubabwira yuko gusaba icyangombwa ukaba wacuza ntacyo bitwaye, kuko ubwo nuca mu nzira zitarizo uzahura n'ibindi byinshi bishobora kuba byagutera ikibazo. Yaba ari aho ugurisha bashobora kwambura, ariko yaba n'iwacu umutekano mucyo guteza nacyo ufite nawe ufite ikiguzi. Mu yindi myanzuro yafatiwe muri iyi nama igamije kwigira hamwe uburyo igihingwa cy'ibirayi cyatezwa imbere, hemejwe ko yajya iba buri gihembwe. Robert Byiringiro mu karere ka Musanze.